Njyewe ubwanjye naragiye negera umuzamu wanjye ndamubwira nti Peter, ndifuza yuko turyamana kandi muri rino joro, ese birakunda cyangwa ntago biri bukunde? Umuzamu agwa mu kantu, yari ahagaze kuri gate arambwira ati ese mabuja ibintu uri kumbwira uri seriye cyangwa wasomye ku gacupa? Ndamubwira nti njyewe ndakomeje, niba ari n'amafaranga nkwishyura umbwire icyo ushaka, ndifuza yuko rino joro turyamana kandi kano kanya, birakunda? Zamu mbona biramucanze, arangije arambwira uti mabuja, ati rero urabizi ndakubaha, nta kintu wansaba kugukorera ngo nyikwime, ati no kukurongora niba ari byo ukeneye njyewe ndabikwemereye ndabigukorera, ariko banza ungurire akantu ko kunywa, ati basi wenda mbashe kubona n'izo mbaraga, ati kubera yuko ukuntu ngutinya, ati ntashyizemo agafuri ntabwo nabasha kukujya mu maguru pe, urumva? Nuko umuzamu yansubije, naramubwiye nti urashaka nkugurire iki? Urumva ushaka iki? Zamu ati ngurira rikeri. Ndamubaza nti rikeri ushaka igura angahe? Ati 15. Uwo mwanya nahise mfata amafaranga, nari mfite telefone nyine mu ntoki mpita noherereza zamu amafaranga, ndamubwira nti nonaha genda uzane iyo rikeri tunayisangire kwanza, ubundi tugende muri annex yawe, ntiwite ku byo kuvuga ngo umugabo wanjye arahari, ibyo byihorere, ni njyewe wakwangaje, ni njyewe wakwihereye akazi. Ndamubwira nti kandi nubinkorera nanjye ndaguha igihembo. Uwo mwanya zamu yahise yirukanka ku muhanda ajya kuzana iyo rikeri, siribuka ikizina cyayo, ajya kuzana rikeri. Amaze kuyizana mba ngiye mu nzu nzana uturahure, ubundi dutangira gusangira. Natangiye gusangira na zamu, ndavuga nti nta kibazo, ndemera nihangane, nubwo mfite irari numva ubushyuhe bwanyishe umubiri wose, ndihangana ntegereze, nibishake bifata amasaha 5 kugira ngo zamu ashyiremo agafuri. Yari yambwiye ko ari agafuri, ndavuga nti ndamutegereza. Gusa muri uko gusangira zamu nyine twatangiye kugenda dukorakoranaho, ninjye wabanje kumukoraho kugira ngo ndebe ko yakisanzura, ntangira kugenda mukarisa uko tugenda dusangira, mbona zamu atangiye kwirekura, atangiye kunkora ku kibuno, mbona ubwoba butangiye gushira, nkabona nkuze ku ibere, sha dukomeza gusangira. Twatangiye kunywa iyo rikeri 4:00 za nijoro kugeza 6:00. Yari rikeri iri mu gicupa kirekire. 6:00 zimaze kugera neza, zamu yarambwiye ati mabuja, ati ndumva noneho ndi tayari, ati ahangaha ati ubungubu niyo wansaba no kukurongorera hano ku gipangu, ati njye nakurongorera n'ahangaha ku gipangu, ati nturebe ukuntu nabaye. Yari yabishatse nyine kubera ko twasangiraga mukoraho, ngerageza kumwereka ko nta mpamvu yo kuntinya, nshaka ko yirekura. Numvaga iryo joro nshaka gusambana ku buryo niyo zamu atanyemerera nari busohoke nkajya mu kabari, nkajya guhiga umusore turyamana muri iryo joro. Mbaza ngo ese kuki numvaga nshaka gusambana? Nk'abantu mwe, ubusanzwe njye mbana n'umugabo wanjye, dufitanye abana 2, ariko abana bacu bibera mu Burayi nyine muri famiye, kubera ko twashatse ko biga hanze, baza kudusura igihe gito bagahita bongera bakagenda. Ariko umutware wanjye akaba umugabo ukunda abagore ku rwego rwo hejuru, ukunda abagore, twahereye kera tubipfa, ariko nkaguma kwihangana nkavuga ni ntago natandukana nawe. Umugabo wanjye yarambwiye ati ese
waretse tugatandukana nkajya nirongorera abagore nshaka, ati ko wowe wenyine utampaza udahaza ukwifuza kwanjye. Ndavuga nti nta kibazo, jya usambana n'abagore ushaka ariko utahe mu rugo, nta mpamvu yo gutandukana tungana gutya, dufite n'abana bakuze bafite ubwenge. Umugabo wanjye arambwira ati rero ntuzongere kumbangamira, niyo natahana indaya ujye ubyihanganira niba wanze ko dutandukana. Umugabo wanjye we yifuzaga ko dutandukana, ariko njyewe numva ntabishaka, numva ari igisebo, naho sinzi ukuntu abyumvaga, kandi numvaga nanamukunda, numva ntashaka kumureka. Ni kwa kundi nyine uba warasugiwe n'umugabo akaba ari we wagukuye mu bukobwa akakugira umugore, ukumva ko kuri ino si nta n'undi mugabo wamuruta. Nibyo byari byarambayeho. Bityo umugabo yambwira ati rero mugore wanjye, ndifuza ko dutandukana, nkumva ntago mbishaka, nkumva nashaka ajya ndongora rimwe mu mwaka nta kibazo, ariko ye kunsiga. Numvaga kuri ino si nta n'undi mugabo nakongera kubona wandutira umugabo wanjye. Gusa byatumaga mpora mbabaye, kuko byageze aho umugabo wanjye atangira kujya atahana indaya. Yari afite umukobwa rero witwa Emeline, w'inzobe kabisa, ufite ikibuno. Nanjye naramurebaga nkavuga nti kabisa nanjye ahangaha ndi umugore, nako ndi umugabo, uyu mukobwa akampa amahirwe namurongora. Iyo ndaya rero yitwa Emeline niyo yasajije umugabo wanjye, ku buryo byageze aho umugabo atangira kujya atahana n'iyo ndaya, bakaza bagahita bajya mu cyumba cy'abashyitsi bakarongorana, mbumva agahinda kakanyica, umushyukwe ukanyica, ariko nkihangana, nkumva umutima urenda guturika, ariko nkavuga nti ntabwo nzatandukana n'umugabo wanjye. Ubwo rero byakomeje gutyo, bityo abana baza kudusura bakabona turi kumwe tukabakira neza, ntibamenye ikijya mbere. Umugabo wanjye namusaba yuko turyamana akambwira ati wenda simbishaka, nawe ujya ushaka ababigukorera, ati igihe ntahari cyangwa igihe nta mbaraga nifitiye. Rero ku munota wa nyuma ikintu cyanteye gusambana n'umukozi n'umuzamu wacu, dore ukuntu byagenze. Uwo munsi hari kuwa gatanu. Murabizi kuwa gatanu abakozi ba leta barangiza akazi kare, 9:00 umugabo wanjye aba avuye mu kazi. Ntago nzi ngo yahise ajya hehe, nagiye mu nzu ndiryamira nk'ibisanzwe, nari maze kumenyera kwiraza, ibyo kuvuga ngo ndategereza umugabo, ibyo nari narabyibagiwe. Nari maze n'igihe kinini nifuza ko njye n'umugabo wanjye twatera akabariro, ariko yarabyanze. Namwegera akambwira ko ananiwe, ubundi akambwira ko ngomba gushaka ababinkorera. Nyine kabisa umugabo yaranyanze burundu. Uwo munsi nari mbikumbuye pe, kuko ndumva nari maze hafi nk'icyumweru ninginga umugabo yaranyimye. None buranjye ndi umuntu wihambira, ndi umuntu wizirika, ndi umuntu utapfa kuva ku izima. Kuwa mbere nasabaga umugabo ko twabikora yabyanga, kuwa kabiri nkongera nkamusaba yabyanga, kuwa gatatu nkongera nkamusaba. Uwo munsi rero nari niryamiye nk'ibisanzwe muri ka gahinda kanjye, mu bwigunge bwanjye, urumva n'abana ntabahari. Nibwo nagiye kumva numva 4:00 za nijoro umugabo wanjye aratashye. Ngiye kumva numva yinjiranye na ya ndaya yitwa Emeline. Urumva uwo mugore yari amaze kumutahana kenshi, ijwi rye nari ndizi. Narabyumvisha aho nari ndyamye, amarira aranyuzura, ndavuga nti se Mana, nzihangana kugeza ryari? Ese Mana, uyu mugabo ateze guhinduka cyangwa ntazigera ahinduka? Ngiye kumva numva ya ndaya umugabo wanjye yajyanye mu cyumba cy'abashyitsi nk'uko buri gihe babigenza. Noneho
Muri ako kanya nahise nambara ekuteri kugira ngo ne gukomeza kubumva kuko numvaga amajwi yabo ari kundya mu matwi cyane. Nambaye ekuteri ariko n'ubundi binyanga mu nda, n'ubundi ibyo bavuze n'ubundi narabyumvaga. Ngeze aho nzikuramo. Nibwo nagiye kumva batashye basinze, ubundi batahaga ari bazima, rimwe na rimwe bakaza basinze, uwo munsi rero bari basinze. Nibwo nagiye kumva numva batangiye gusomana, urumva kuko bavugaga cyane nabaga ndi kubumva. Icyo cyumba cy'abashyitsi ukuntu cyubatse, iyo abantu nyine bari kuvuga twe turi mu cyumba cyacu turabumva, ni nk'uko nabo batwumva. Ngiye kumva numva umugabo atangiye kurongora iyo ndaya. Ye baba data we, uzi kuba ubikumbuye umugabo yarakwimye umwanya umaze icyumweru umwinginga akakubwira ko nta mwanya afite, wajya kumva ukumva arimo aratatsa undi mugore mugenzi wawe. Noneho nimba barabikoraga ku bwende kugira ngo mbabare, umukobwa yaratatse avuza induru, ndavuga nti noneho ndapfuye. Ubwo iby'agahinda bigeraho birashira, ahubwo noneho babyutsa umushyukwe nari mfite. Numva irari rirazamutse, ubu igikobwa niko kiri gutaka, niko bari gukubita bikavuga. Aho nari ndyamye irari riranyuzura muri iryo joro. Ntago ari ubwa mbere nari mbumvishe basambana, hoya pe, nari nsanzwe mbumva ariko agahinda karanyishe, nariturije. Mu gitondo nkabyuka nseka, umugabo wanjye mwakirana urugwiro, muha ibyo kurya cya mu gitondo, kuko nubwo basambanaga 10:00 gutyo 11:00 iyo ndaya yabaga itashye. Umugabo wanjye nkabyuka mutekera ku kaboyiro kugira ngo hangover ikire, nkakora ibishoboka byose ngo ndebe ko umugabo basi yakongera kunkunda. Iteka nahoraga mfite icyizere yuko umugabo wanjye yazahinduka. Iryo joro rero mbabwira, kwihangana kwanjye kwarageragejwe, ngeraho numva kwihangana ntakibishoboye. Umushyukwe waranyishe, uko numva icyo kigore ngo nemere ine gitaka nkumva ndapfuye, uko numva icyo kigore kivuga nkumva ndashize. Naravuze nti ndasohotse, ntabwo naguma muri iyi nzu. Ubwo ndabanza njya kunyara, urabizi nyine abagore iyo dutangiye kubishaka ujya kunyara buri kanya. Ndatangira njya kunyaragura, noneho nyuma ndahaguruka njya hanze. Nasohotse hanze atari uko ngiye gusambana n'umuzamu, hoya, ntago ari uko nari ngiye gusambana n'umuzamu. Nasohotse ngira ngo mve muri icyo cyumba be gukomeza kuntera irari kandi nta muntu mfite muri ako kanya wandongora. Narasohotse nkigera hanze mbona zamu yicariye ku gipangu nk'ibisanzwe. Uwo mwanya nahise mvuga nti ariko wasaba zamu ko turyamana. Ntababeshye, ntago nzi ngo byanjemo gute, ntago nzi ngo icyo gitekerezo nakigize mu buhe buryo. Njye narasohotse, narya rari nari nsohokanye, nkigera hanze mpita nkubitana na zamu ahagaze ku gipangu. Ndavuga nti ariko zamu we ntayifite, wamwegera nkamusaba niba yabyemera. Nahise nzangana ku marembo. Zamu we iby'urugo rwacu yari yarabimenyereye, yari abizi ko umugabo wanjye azana indaya, ibyo yari abizi. Naraje ndamwegera nsanga ahagaze nyine aho, aramaze ati mabuja kure ugenda ni amahoro. Ndamubwira nti zamu, ngiye kugusaba ikintu, umbwire niba gikunda cyangwa kidakunda, ni uburenganzira bwawe. Byakunda ko rino joro turyamana ukandongora uko nyine straight, ntago naciye ku mpande. Nyine hari aho bigera umuntu akumva ahari atangiye no gusara.
sinigeze nca ku ruhande, sinigeze mbanza kumwinginga, naje nyine mubwira icy'ingenzi muri ako kanya nari nkeneye, ndamubwira nti byakunda. Zamu we nk'umuntu usanzwe unziho kuba umugore utuje, ucecetse, witonda, yaguye mu kantu. Ati ye mabuja ugize ngo iki? Ibintu uvuze urakomeje cyangwa wanyweye ku gacupa? Ndamubwira ni ibintu mvuze ndakomeje kandi mbikeneye kano kanya. Birakunda cyangwa ntabwo bikunda? Nibwo nahise mubwira nti niba ari n'amafaranga umbwire nkwishyure, ariko ndumva nshaka kurongorwa kano kanya. Iby'uko umugabo wanjye ari mu nzu ntubitindeho, afite uwo bari kumwe kandi bari bize pe. Birakunda cyangwa ntago bikunda? Ntago nzi ngo ni iki cyateye Zamu kubyemera, ntago nzi ngo ese nawe yarabishakaga, simbizi pe. Njye natunguwe n'uburyo yansubije, arambwira ati mabuja njyewe nta kintu nakwima, ati n'ubundi wambereye umubyeyi, niyo ugiye kumpemba inshuro nyinshi urenzaho, hari n'ubwo ujya unzanira imyenda, rero njyewe ibyo nsabye ndabigukorera, ariko urabanza ungurira agafuri. Ati rwose ndi muzima sinabishobora n'ukuntu ngutinya. Ndambwira nti ibyo nabyo ushaka iki? Umusore ati rikeri. Numva ni na rikeri rwose ya make, niyambwira ngo ni ibihumbi 100 nari buyamuha akayizana, kuko numvaga ndakaye, numvaga muri ako kanya nta kindi kintu cyanturisha uretse kurongorwa. Ubwo Zamu rero nibwo yazanye iyo rikeri nk'uko natangiye mbibabwira, nzana uturahure 2 turasangira, gusa numvaga ikomeye ku buryo njye byabaye ngombwa ko nzana agafanta nkajya nshyiramo. Ubwo umuhungu rero twarasangiye. Muri kwa gusangira ndavuga nti rero uyu musore nta kindi kintu nakora ngo yirekure, reka aba ari njye umubanza. Ndamubanza pe, ndamukorakora, nkajya ninjiza intoki mu mapantaro, numva umuhungu atangiye gushyukwa. We cyangwa gusha, urabizi abashi rero ukuntu baba banakomeye, baba bakomeye. Cyari igisore, uwo muzamu wanjye ni igisore nyine kirekire ukuntu, nyine bona cyaganguje pe. Ubwo umusore uko akomeza kugenda ashyiramo agafuri, umugani we, mbona atangiye kugenda yirekura, mbona atangiye kunkora ku kibuno. Yagize atya nkora ku kibuno, arankanda, ndavuga nti we ibi nibyo nashakaga. Umusore atangira kumfata, umusore akajya ankora ku mabere, nkumva arimo arayakanda, ndavuga nti noneho wa musore yatangiye kwirekura, aragenda arashyukwa neza kabisa, nanjye ndabyumva. Ubwo tumaze kugera nka saa sita, niyo rikeri yari itarashiramo kuko yari nyinshi, yarambwiye ati mabuja, ati noneho tugende pe, ati ndumva noneho nanjye ubwanjye nashize. Twagiye muri annexe ye yo hanze. Muri ako kanya ariko arambwira ati ese bosi naramuka ashatse gusohoka akambura, ndamubwira nti arahita aguhamagara uhita usohoka ugenda umukingurire. Twinjiye muri iyo nzu rero y'umuzamu, ni akazu gatoya nyine k'icyumba na salo twamuhaye. Tumaze kwinjira, umusore twinjiye kabisa afite kuraje, ubona noneho yisanzuye, yahise akuramo imyenda vuba vuba hafi no kuyica, kubera ko yari afite irari ryinshi pe. Nuko tumaze kwinjira rero aba yiyambuye, njyewe nari niyambariye n'ubundi ikanzu ndarana. Uwo mwanya Zamu yahise amfata gutya aranterura ndambika ku gitanda. Urumva umusore ampera hejuru aransoma, ariko nyine ibyana byo mu cyaro ntabwo kiba kizi gukarisa, ntabwo biba bizi gusomana.
wumve ngo yaransomaga nkumva iminwa arenda kuyica pe, ariko nanjye numvaga nabaye icyihebe muri iryo joro. Umuhungu aransoma atangira kunyonka amabere, urumva akora nyine buri kimwe yari ashoboye. Noneho ikintu cyantunguye ni uko nagiye kumva numva atangiye kunsoma ku binyoni, ndamubwira ese zamuwe ibyo bintu urabizi? Zamati cyane rwose, ati si ubona ndi umuturage cyane, buti nta nubwo ndeba n'udufilime. Sha aransoma pe ku binyoni, numva aranabizi, nimba ari ikintu yakoze nkumva nyine arakizi, ni ukunsoma ku binyoni. Nta kindi cyakurikiyeho, umusore yarayimpaye pe. Reka mbabwire, inshuro nyinshi abagore dukunda kwihambira ku bagabo, twumva yuko nta bandi babarenze, twumva yuko ari bo kampara. Umuzamu yangiye mu maguru arandongora, urumva arandongora kwa kundi umuntu nyine aguhonda ukanoga pe. Ndavuga nti ndumiwe, burya wa mugabo wanjye nta n'ibyo yari azi, kuko umugabo wanjye ari we nari nzi gusa, ari we wankuyemo ubusugi bwanjye. Niyo mpamvu nari naramwihambiriyeho, naramwiziritseho, numvaga ko nta n'undi mugabo rwose nabonana nawe ngo bigende neza uretse umugabo wanjye. Ariko zamu yarandongoye, ndavuga nti urakoze kumpumura amaso. Byari biryoshye byikubye inshuro 1000 kurenza iby'umugabo wanjye. Zamu yarandongoye iryo joro, no gusohoka mu nzu ye birananira, ndavuga nti ndarara ahangaha, uranyongera ituru ya mu gitondo. Nahise nsinzira, mu gitondo nka 11:00 nibwo ya ndaya yabyutse, nahise mbumva umugabo wanjye ari kuvuza amahoni kugira ngo Zamu asohoke abakingurire. Zamu uwo mwanya yahise abyuka aragenda arabafungurira, numva umugabo wanjye arimo aramubaza ute se madamu wigeze umubona? Zamu ati wapi, ati yasohotse ntiyongeye kugaruka. Ati ati ntarebe ndaje muhamagare. Ubwo Zamu amaze gufungurira iyo ndaya yahise yongera agaruka mu nzu. Ndamubwira nti Zamu we, banza umpa ka mu gitondo ubundi mbone kujya mu rugo, ntabwo nshaka ko umugabo amenya ko twararanye. Zamu yarandongoye muri icyo gitondo, baba data we, mbega ibyishimo mana we. Reka mbabwire, ibyishimo byarandenze, ndaturika ndarira. Ni ubwa mbere mu mateka nari nongeye kwishima nyuma y'uko umugabo wanjye atangiye kumbabaza. Ni ubwa mbere nari nongeye kugira ibyishimo bikandenga. Birangiye muri icyo gitondo, nahise mbwira Zamu nti ndakugurira agafanta. Nahise njya mu nzu, ngiye mu cyumba cyanjye nsanga niho umugabo yaryamye, nanjye mpita ngenda ndaryama. Umugabo ati ese uvuye ko nakubuze? Ndamubwira nti ntago aho mvuye bikureba. Nabyukanye akanyamuneza, baba data we, mbega umunsi, ntabwo uriya munsi nawibagirwa. Narabyutse mu gitondo, nta n'ibyo kuvuga ngo ndategurira umugabo icyo kunywa, reka reka. Narabyutse ndagenda nikorera ka simusi keza, ndakagotomeye, ngiye kubona mbona Nyamugabo arabyutse. None se ngo ko umuntu utateguye breakfast? Ndamubwira nihamagare nari naza yigutegurire, njye ntabwo nkiri umugore wawe. Numvaga mfite confidence zitabaho. Umugabo agwa mu kantu arayikorera. Ariko uwo munsi bumaze kugoroba, narongeye njya kureba wa muzamu wanjye. Ni ukuvuga ngo nabaye nk'umuntu ubohotse mu mutima wanjye. Umunsi
ndyamana n'uwo muzamu. Noneho bwa kabiri narongeye ndyamana na wa muzamu, nanone bigenda neza, ku buryo namaze ukwezi kose ndi mu munyenga w'ibyishimo no kubohora umutima wanjye. Sinigeze n'umunsi n'umwe nongera kwifuza umugabo wanjye. Umunsi umwe ahubwo naramwegera ndamubwira nti se, za mpapuro za gatanya wazibitse ko nazishatse ngo ngusinyire nkazibura? Umugabo ati zirahari nta kibazo ko nziguhe. Yarazimpaye ndazisinya, nzisinya numva nishimye. Umugabo ati ese ko mbona wahindutse wikanze iki? Ndamubwira ni ntacyo. Umugabo amaze kumuha gatanya yahise agenda ansiga mu nzu yanjye. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni uko yari iyanjye gusa, twari tuyifatanyije, ariko nk'umugabo wari ubizi nyine ko ari mu mafuti, yaragiye arayinsigira, tugabana ibindi, ibintu bigenda neza, nyisigaramo. Ikintu nakoze, nafashe uwo muzamu cyokoze muhindurira ubuzima, muvana mu kazi k'ubuzamu, ndamubwira nti nawe tangira ukorera amafaranga, ujye utaha muri iyo anegisi, nubona ari ngombwa uzayivemo ujye kwikodeshereza. Akomeza kugenda amfata neza, ariko nahise nirinda ibintu byo gusubira mu rukundo vuba vuba ntarakomera mu mutima wanjye. Ariko ngira ngo nibwirire abagore, iteka iyo wihambiriye ku kintu kandi ubizi neza ko kikubabaza, uguma nyine ubabaye, ukageraho ukanabyakira ukumva ko ari bwo buzima. Ariko ndagira ngo nkumvishe ko nta mpamvu yo kubaho ubabaye. Hari ibintu byinshi byagushimisha, hari abantu benshi bagushimisha, icy'ingenzi ni uko we gusa ubiha umwanya. Gerageza urekure icyo kintu cyakuboshye wumva yuko utarekura. Uwo mugabo cyangwa uwo musore wumva yuko utarekura, gerageza ubihe amahirwe, ugerageze nyine uha abandi amahirwe, urebe. Icya mbere ni ubushake, ugerageze, uzanshimira nyuma.